Mwiriwe neza, tubahaye ikaze ku Muhanda Academy. Turagarutse tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Impamvu tuba tuje gukosora iki kizamini ni uko ibibazo bigenda bibazwa bigenda bigaruka. Niyo ubwa mbere rugeze aha ngaha, kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi amasomo y'amategeko y'umuhanda ajya kugeraho bidasabye ko ushakisha. Tugiye gukosora ikibazo ku kindi, tugaragaza igisubizo cy'ukuri, tunakosora amakosa akunze gukorwa mu guhitamo ibisubizo by'ukuri. Ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito mu buryo bwihariye, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara ni kuri 0786105007, tukakwigisha mu gihe gito bidasabye ko uta akazi kawe, bidasabye ko ureka imirimo yawe ngo uze hano mu ishuri wige. Ndetse kandi ku musozo w'iyi video ikiraba gikurikiyeho no kwisuzuma wisomera wihitiramo igisubizo cy'ukuri. Urajya kuri Google wandikemo umuhanda wacu .com. Iyo ni system igufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa. Iraguha ibibazo 20 mu minota 20 bimeze neza nk'uko ikizamini uzakora kuri polisi kizaba kimeze. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe muri iki kizamini. Nizere ko washatse ikayi n'ikaramu kugira ngo ugende bikosora ndetse uze guteranya kuri 20. Utubwire muri comments amanota wabona uramutse ari wowe wakoze iki kizamini. Ikibazo cya mbere cyabajijwe muri iki kizamini: iyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru cyangwa bidashoboka kugendwa, abanyamaguru bagomba kunyura aha hakurikira. Iyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa se inkengero zigiye hejuru cyangwa bidashoboka kugendwa, abanyamaguru bagomba kunyura hehe? Mu muhanda, iyo ni A. Mu kayira k'abanyamagare, iyo ni B. Mu tuyira turi ku musezero w'ubutaka, iyo ni C. D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru cyangwa se bidashoboka kugendwa, abanyamaguru bagomba kunyura hehe? Mu muhanda, iyo ni A. Mu kayira k'abanyamagare, iyo ni B. Mu tuyira turi ku musezero w'ubutaka, iyo ni C. D. Ibisubizo byose nibyo. Igisubizo nyacyo hano kuri iki kibazo cya mbere nta kindi ni C. Ni mu tuyira turi ku musezero w'ubutaka. Ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ko umuhanda waba udafite utuyira turi ku mpande zawo, twa tuyira tw'abanyamaguru, hahandi abanyamaguru banyura ku mpande z'umuhanda. Iyo utwo tuyira nta duhari cyangwa se ngo habe hari inkengero zigiye hejuru, mugomba kunyura n'ubundi mu tuyira turi ku musezero w'ubutaka. Igisubizo nyacyo cyari C. Reka twikomereze n'ikibazo cya kabiri: gutwara ikinyabiziga wasinze. A. Biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B. Biremewe nijoro. C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D. Ibisubizo byose nibyo. Gutwara ikinyabiziga wasinze biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, iyo ni A. Biremewe nijoro, iyo ni B. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, iyo ni C. D. Ibisubizo byose nibyo. Gutwara ikinyabiziga wasinze biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, iyo ni A. Biremewe nijoro, iyo ni B. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, iyo ni C. D. Ibisubizo byose nibyo. Kuri iki kibazo cya kabiri, igisubizo nyacyo nta kindi ni C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Nta na rimwe wemerewe gutwara ikinyabiziga wasinze. Niba utwaye ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, birabujijwe kugitwara wanyoye ibisindisha. Dukomeze n'ikibazo cya gatatu. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? A. Aho bifotoreza. B. Umuhanda udakomeza. C. Ikibuga cy'indege. D. Umuyaga w'intambike. Iki cyapa gisobanura iki? Aho bifotoreza, iyo ni A. Umuhanda udakomeza, iyo ni B. Ikibuga cy'indege, iyo ni C. D. Umuyaga w'intambike. Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Kuri iki kibazo cya gatatu, igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Ni umuyaga w'intambike. Iki cyapa ahantu hose kibonye kikubwira ko wegereye ahantu hari umuyaga mwinshi, umuyaga w'intambike. Ni icyapa kiburira. Ibyapa byose biburira bigira ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Ahantu hose kibonye kiba kikubwira ko wegereye umuyaga w'intambike. Ntabwo ari aho bifotoreza, ntabwo ari umuhanda udakomeza, nta nubwo kivuga ikibuga cy'indege, ahubwo kivuga umuyaga w'intambike. Dukomeze n'ikibazo cya kane. Niba turi kwihuta tukavuga igisubizo utarahitamo, mbere y'uko tuvuga igisubizo ugisubize inyuma gato, wumve ikibazo neza ubone guhitamo, cyangwa se ufate pause usome ikibazo neza, cyangwa se usubize inyuma wumve neza ikibazo ubone guhitamo.
Ikibazo cya kane, isonga ry'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa aha hakurikira. Cya gihombo cyohereza ibyotsi ku kinyabiziga, isonga ryacyo cyangwa se umunwa wacyo hari ahantu udashobora kwerekezwa, ni hehe? A, ibumoso bw'ikinyabiziga, B, iburyo bw'ikinyabiziga, C, inyuma y'ikinyabiziga, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Isonga ry'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa he? Ntishobora kwerekeza ibumoso, ntishobora kwerekezwa ibumoso bw'ikinyabiziga, iyo ni A. Ntabwo ishobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga, iyo ni B. Ntabwo ishobora kwerekezwa inyuma y'ikinyabiziga, iyo ni C, cyangwa igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya kane, igisubizo nyacyo nta kindi ni B, ni iburyo bw'ikinyabiziga. Isonga ry'impombo yohereza ibyotsi cyangwa se umutwe w'impombo yohereza ibyotsi ntabwo ushobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga, igisubizo nyacyo kikaba cyari B, ni iburyo bw'ikinyabiziga. Buri gihe ugomba kwerekezwa ibumoso bw'icyo kinyabiziga. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu, ibinyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose ni ibi bikurikira. Hari ibinyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibyo binyabiziga ni ibihe? Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa, iyo ni A. Ibinyabiziga bya gisirikare, iyo ni B. Ibinyabiziga ndakumirwa, iyo ni C. D, ibisubizo byose ni byo. Hari ibinyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ni ibihe? Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa, iyo ni A. Ibinyabiziga bya gisirikare, iyo ni B. Ibinyabiziga ndakumirwa, iyo ni C. D, ibisubizo byose ni byo. Kuri iki kibazo cya gatanu, igisubizo nyacyo nta kindi ni C, ni ibinyabiziga ndakumirwa. Tugira ibinyabiziga ndakumirwa bitatu. Hari ibinyabiziga bya polisi, ibinyabiziga bizimya inkongi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi. Ibyo binyabiziga uko ari bitatu, aho bigiye bigomba kurangwa n'intabaza irabagirana cyangwa se itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibyo byombi ribicana mu gihe biri mu butumwa bwihutirwa. Ibyo binyabiziga uko ari bitatu rero nibyo bigomba kugira iryo tara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibyo binyabiziga kandi tubyita ibinyabiziga ndakumirwa. Twakomeje n'ikibazo cya gatandatu. Icyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe kirangwa A, ishusho y'uruziga, ubuso bwera, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ry'umukara, B, ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwera, umuzenguruko utukura, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ryera, C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ryera, D, ishusho mpande eshatu ndinganire y'umutuku, ubuso bw'ubururu, inka mu ishusho y'ibara ryera. Icyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe kirangwa n'ibihe birango? Hitamo muri ibi bisubizo uko ari bine. Ese ni ishusho y'uruziga, ubuso bwera, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ry'umukara, iyo ni A. Ishusho mpande eshatu, ubuso bwera, umuzenguruko utukura, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ryera, iyo ni B. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ryera, iyo ni C. D, ishusho mpande eshatu ndinganire y'umutuku, ubuso bw'ubururu, inka mu ishusho y'ibara ryera. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni C, ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga ishusho y'inka mu ibara ryera. Icyo nicyo cyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe. Birumvikana ko ari icyapa gitegeka, kandi ibyapa bitegeka byose biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Igisubizo nyacyo cyari C. Reka twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Itara ndanganyuma ni itara ry'ikinyabiziga rikiranga rikagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma. Iryo tara ry'ikinyabiziga rikiranga rikagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma rigomba kuba riri hehe? Rigomba gushyirwa he? A, ku nguni y'iburyo ku kinyabiziga, B, ku nguni y'inyuma ku kinyabiziga, C, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, D, ibisubizo byose ni ukuri. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? Ku nguni y'iburyo ku kinyabiziga, iyo ni A. Ku nguni y'inyuma ku kinyabiziga, iyo ni B. C, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, D, ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo nyacyo hano kuri iki kibazo cya karindwi nta kindi ni C, ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Igisubizo nyacyo cyari
C ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Reka dukomeze n'ikibazo cya 8. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Hari imyaka runaka umwana utarayigeza aba atemerewe kwicara imbere mu modoka imbere. Iyo myaka ni ingahe? A. Imyaka 7, B. Imyaka 10, C. Imyaka 12, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka? Imyaka 7 iyo ni A. Imyaka 10 iyo ni B. Imyaka 12 iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 8 igisubizo nyacyo nta kindi ni C n'imyaka 12. Ni ukuvuga ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka umwana utarageza imyaka 12. Igisubizo nyacyo cyari C n'imyaka 12. Reka twikomereze n'ikibazo cya 9. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B. Ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C. Ahanyurwa n'abanyamaguru, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ugaragaza ahanyurwa n'amagare na velomoteri, iyo ni A. Ugaragaza ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, iyo ni B. Ugaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru, iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Igisubizo nyacyo ni C. Ni ahanyurwa n'abanyamaguru. Ni ukuvuga ngo hari imirongo tugira mu muhanda iba iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Iya mirongo ni ya mirongo igize zebra crossing. Iriya niyo mirongo yera bari kutubwira hano iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Iyo mirongo igaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru. Igisubizo nyacyo hano cyari C. Reka twikomereze n'ikibazo cya 10. Utarakanda kuri subscribe yikandeho udushyigikire ndetse winjire mu muryango w'abatsinda amasomo yacu, ibizamini byose dukosora buri munsi uzajya ubibona bidasabye ko ushakisha. Reka twikomereze n'ikibazo cya 10 ndetse kandi ku musozo w'iyi video uze kwibuka kutubwira amanota uri bubone muri iki kizamini, kandi ku musozo icyaba gikurikiyeho no kwisuzuma uyisomera nta gusomera wihitiramo igisubizo cy'ukuri bimeze neza nk'ikizamini uzakora kuri polisi. Urajya kuri Google wandikemo umuhandawacu.com, umuhandawacu.com. Iyo ni system iragufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa mu minota 20. Ikibazo cya 10. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hari icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyo cyapa gifite ubuso bw'ayahe mabara? A. Umweru, B. Umukara, C. Umutuku, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'ayahe mabara? Umweru iyo ni A, umukara iyo ni B, umutuku iyo ni C, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 10 igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni umweru. Icyo cyapa ni iki cyo ngicyo tubona imbere yacu, turi kubona ko ni icyapa gifite ubuso bw'umweru. Ubundi bakikubwira ko ari icyapa kivuga mbese kibuza. Icyapa cyose kibuza cyo gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Ukibona ko ari icyapa kibuza ahantu hose uzasubize ko gifite ubuso bw'umweru. Reka twikomereze n'ikibazo cya 11. Kunyuranaho bikorerwa mu ruhande A rw'iburyo, B A rw'ibumoso, B rw'iburyo, C ku nkengero z'umuhanda, D ku murongo ucagaguye. Kunyuranaho bikorerwa mu ruhe ruhande? Mu ruhande rw'ibumoso iyo ni A, mu ruhande rw'iburyo iyo ni B, ku nkengero z'umuhanda iyo ni C, D ku murongo ucagaguye. Kunyuranaho bikorerwa ku ruhe ruhande? Ese ni ku ruhande rw'ibumoso iyo ni A, ku ruhande rw'iburyo iyo ni B, ku nkengero z'umuhanda iyo ni C, D ku murongo ucagaguye. Igisubizo nyacyo hano ku kibazo cya 11 nta kindi ni A, ni ku ruhande rw'ibumoso. Ku ruhande rw'ibumoso kunyuranaho bibera ibumoso, uretse ko buri gihe bitabera ibumoso, bishobora no kubera iburyo, ariko bibera iburyo iyo mugenzi wawe ugiye kunyuraho we ari gukatira ibumoso. Ariko hano
bari batubajije kunyuranaho aho bikorerwa. Muri rusange kunyuranaho usubiza ko bikorerwa ibumoso, uretse ko buri gihe atari ibumoso. Nubona aho babajije ngo buri gihe kunyuranaho bibera hehe, ntabwo uzasubiza ibumoso, uzasubiza iburyo cyangwa ibumoso. Ariko niba kubaza muri rusange bakubaza ngo kunyuranaho bikorerwa hehe, igisubizo nyacyo kiba ari ibumoso. Reka twikomereze n'ikibazo cya 12. Mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Dufite ibyapa bine imbere yacu. Dufite icyapa cya C1, tukagira icyapa cya E14, tukagira icyapa cya C2A, tukagira n'ikindi cyapa cya B2A. Ibyo byapa uko ari bine, ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? A. Icyapa C1, B. Icyapa E14, C. Icyapa C2A, D. Icyapa B2A. Igisubizo nyacyo kuri iki ngiki nta kindi ni B, ni icyapa E14. Kiriya cyapa gifite ubuso bw'ubururu nicyo cyerekana umuhanda udakomeza. Kiriya cya mbere kibanza cya C1 kiriya kivuga ntihanyurwa. Kiriya cyapa cya C1 kiravuga ngo ntihanyurwa, mu gihe kiriya cya C2A kiravuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, mu gihe kiriya cya B2A ari icyapa cyo gutambuka mbere kigutegeka kubanza ugahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ukareka ibinyabiziga biri mu muhanda werekezamo bikabanza bigatambuka. Muri make icyapa cyerekana umuhanda udakomeza ni cya E14, icyo ngicyo gifite ubuso bw'ubururu. Reka twikomereze n'ikibazo cya 13. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Kibonye imbere yawe cyaba kikubwiye iki? Ishusho y'impande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo byombi. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Iki cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo byombi, iyo ni A. Iteme rinini kandi rirerire, iyo ni B. Ifungana ry'umuhanda, iyo ni C. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 13 nta kindi ni C, ni ifungana ry'umuhanda. Ubonye iki cyapa imbere yawe kiba kikubwiye ifungana ry'umuhanda, kiba kikubwiye ko umuhanda uri kugendamo uragera imbere ukaba mutoya. Muri make uri bugere imbere ufungane. Igisubizo nyacyo hano cyari C. Dukomeze n'ikibazo cya 14. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Tugiye kuvuga ibinyabiziga hano, harimo ibigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Bigomba gusuzumwa buri mwaka ni ibihe? A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga byemerewe kwigisha gutwara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri ibi binyabiziga ni ibihe bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka? Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, iyo ni A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, iyo ni B. Ibinyabiziga byemerewe kwigisha gutwara, iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo cya 14 igisubizo nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibinyabiziga batubwiye byose hano byemerewe bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 ndetse n'ibi binyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, byose bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ahubwo ibindi binyabiziga byose tutavuze hano nibyo bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Bityo igisubizo nyacyo cyari D, nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Reka dukomeze n'ikibazo cya 15. Nizere kuri kugenda bikosora ikibazo ku kindi, ndetse kandi utarakanda kuri subscribe yikandeho, ukandi no kuri like udushyigikire. Ushaka kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se ukaba ushaka ko tugufatira kode yo gukorera ikizamini, ukajya gukora ikizamini ugatsinda, watwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0788 661 05 077. Ikibazo cya 15. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga
ntibushobora kurenza ibihe bipimo? A. Metero imwe n'ibice 25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Kuri iki kibazo cya 15 igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni metero imwe n'ibice 25 cyangwa se metero imwe na santimetero 25. Ni ukuvuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki cyangwa se ikinyabiziga gikurura ariko gikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntabwo ushobora kurenza metero imwe n'ibice 25 cyangwa se metero imwe na santimetero 25. Ikibazo cya 16, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni kilometero zingahe? Kilometero 70 mu isaha, iyo ni A. Kilometero 40 mu isaha, iyo ni B. Kilometero 25 mu isaha, iyo ni C. D. Kilometero 20 mu isaha. Igisubizo nyacyo ni C, ni kilometero 25 mu isaha. Ni ukuvuga ngo buri kinyabiziga hari umuvuduko kitagomba kurenza bitewe n'ahantu kiri. Ibinyabiziga iyo biri mu nsisiro ni ahantu hatuwe, ahantu hari amazu menshi, ndetse n'igihe biri ahatari mu nsisiro imivuduko yabyo iba itandukanye. Hari rero umuvuduko wa buri bwoko bw'ikinyabiziga. Ibyo rero niba ushaka kubyiga neza reba muri description y'iyi video, urabonamo link ikwigisha ibyerekeranye n'imivuduko y'ibinyabiziga, umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kiri mu nsisiro, kitari mu nsisiro, ipikipiki, ibinyabiziga byitwa amavatiri y'ifasi, ibi binyabiziga bidafite ibibuza kwiceka kubera ko ariko byakozwe, byo ni bya binyabiziga bikora imihanda, byo ntabwo birenza kilometero 25 mu isaha. Amapikipiki ntabwo arenza kilometero 80 mu isaha. Amavatiri y'ifasi ntarenza kilometero 70 mu isaha. Imodoka zitwara abagenzi muri rusange ntabwo zirenza kilometero 60 mu isaha. Ariko ibyo ngibyo ni mu gihe ibyo binyabiziga biri ahantu hatari mu nsisiro. Reba muri description y'iyi video rero urebemo iyo video ikwigisha neza ibyerekeranye n'imivuduko y'ibinyabiziga, ubundi ubisobanukirwe aho uzajya ubona ikibazo kibivugaho uzajya ugikora nta kabuza. Reka twikomereze n'ikibazo cya 17. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Mu nsisiro cyangwa ahandi hose, iyo ni A. Ahegereye inyamaswa zikurura, iyo ni B. Hafi y'amatungo, iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano kuri iki kibazo cya 17 nta kindi ni A, ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ni ukuvuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ushobora gukoresha iyo mburira imurika kugira ngo ubure mugenzi wawe ko ushaka kumunyuraho, mwaba muri mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose. Ikibazo cya 18. Ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugiye guhindura icyerekezo. Ese ni iki ugomba gukora mbere y'uko uhindura icyerekezo? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 18 igisubizo nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko uhindura icyerekezo ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko, ukanakoresha ibinyoteri cyangwa se amatara ndangacyerekezo,
ndetse ukanitegereza ukareba neza niba ibyapa by'aho uri bikwemerera guhindura icyerekezo. Tugasubiza C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. A niyo na B niyo, ariko usubije A gusa wabukisha, usubije B gusa wabukisha. Ugomba gusubiza igisubizo kirimo hano ariko gikubiyemo ibisubizo byose bishoboka biri mu byo baduhaye. Icyo ni C rero ivuga ko A na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 19, mu gihe ukurikiranye na rumoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Ibinyabiziga bikururana, igikuruwe nicyo twita rumoroki. Mu gihe ukurikiranye nacyo rero ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nacyo? A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. C. Bifasha rumoroki guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Mu gihe ukurikiranye na rumoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Bituma ubasha gukata ikorosi vuba, iyo ni A. Bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo, iyo ni B. Bifasha rumoroki guhagarara byoroshye, iyo ni C. D. Bikurinda umuyaga. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 19 nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ni ukuvuga ngo niba ukurikiranye n'ikinyabiziga kirekire ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nacyo kugira ngo wa muyobozi wacyo, wa muyobozi w'iyo rumoroki abashe kukurebera mu ndorerwamo. Birafasha mu gihe ashaka guhagarara, ashobora guhagarara atazi ko muri inyuma asanga biteje ikibazo. Birafasha mu gihe ashaka gukata iburyo cyangwa ibumoso. Mbese ni ngombwa ko umuyobozi ukuri imbere abasha kukureba neza kugira ngo mubashe guhana amakuru neza mu gihe mwembi muri mu muhanda. Reka twikomereze n'ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma. Utarakanda kuri subscribe yikandeho. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe. Biremewe? A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Kuri icyo kibazo twitegereze muri iyo foto. Dufite umuhanda urombereje ufite ibice byinshi. Uri inyuma y'ibinyabiziga byose, urashaka kubinyuraho ibumoso icyarimwe. C. Biremewe? A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni yego. Ni ukuvuga ngo twitegereje neza dufite igisate cy'ibumoso kidafite ikinyabiziga kiri kukinyuramo. Kiriya gisate nicyo twakifashisha tunyura kuri ibi binyabiziga byose. Igisubizo nyacyo hano rero cyari A, cyari yego. Ese ubonye amanota ngahe kuri 20? Tubwiye muri comments amanota ubonye kuri 20. Igikurikiyeho aka kanya ni ugukora ikizamini noneho wisomera nta ugusomera wihitiramo igisubizo cy'ukuri. Urajya kuri Google wandikemo umuhanda wacu .com. Umuhanda wacu .com ni system igufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa, nawe ukajya gukora ikizamini witeguye ndetse uzi uko uri bubigenze. Abafite ibizamini vuba ngaha tuyifurije amahirwe masa. Ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito cyangwa se ukaba ushaka ko tugufatira kode, nimero yacu ni 0786110507. Duhamagare cyangwa se utwandikire. Imana ibarinde, naho utaha.